Itse ikoze kurusirikwa inyuma afungura ibuta agira ngo akureho batiri iragumye iracumba yatse n'abantu kizimya mwoto irakomeza iragurumana abonye inkongi ikomeje arayihunga nta kundi yari kubigenza bazana n'itaka urabona n'imifuka irahari y'itaka abantu bafashe kuzimya cyane biranga nta muntu wakomeretse nta n'ikindi kibazo cyabehise agenda ahita ajya ku ruhande kuko yari imaze kugurumana cyane itangiye guturika nta kindi yari gukora yahise avamo n'ibyangombwa by'imodoka nawe mwamubaza arahari imodoka yari nzima yari imaze imodoka nayo ngiye kuyimarana imyaka 2 buri munsi nakoraga checking y'amazi ya radiateri nta kibazo yari ifite ubwo nibwo nabonye ko mu modoka harimo umwotsi ariko uri guturuka imbere ndahagarara njya kureba mbona ntago ari umwotsi gusa ahubwo n'umuriro gutya nsa ni ibyagiye bintarukiraho biri gushya narwanaga no gukuramo ibintu bikeya gutyo nyine ariko nta wundi muntu wagize ikibazo ikiba cyose Imana ibikiza icyatumye ntahira mu modoka nicyo cyatumye ishya noneho ushobora kubiriya wenda igiye ariko hari iyindi nziza igiye kuboneka ntawamenya Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza, nizere ko mukomeye cyane muri amahoro, natwe tumeze neza turakomeye turashima Imana nubwo turi aho bitameze neza, ariko twaje gukurikirana turebe icyate iki kibazo. Murabona ni inkongi y'umuriro yabaye ku modoka nkuko mubireba yahiye yatatswe n'inkongi y'umuriro, ariko ntago turamenya icyayiteye kuko ntago turaganira n'uwari witwaye cyangwa se turaganira n'ababonye uko impanuka yagenze kugira ngo bigende bitya. Niyo mpamvu turanga turaza kubamenyera icyateye ino nkongi y'umuriro yatatse ino modoka. Murabona ahangaha hahise haba akavuyo k'imodoka nyinshi cyane, ntago bimeze fresh, ntago byagenze neza, twageze dutinze, muraza kwihangana kubera yuko nyine yahiye tutari hafi yaho yegereye, ariko twahageze ni hano muri Feruje umuntu agana za Gikondo, noneho duherereye. Mwabonye nyine habaye akavuyo kenshi cyane ndetse n'akajagari k'imodoka ndetse n'uruza rw'abantu bashungereye bareba uko iyo mpanuka yagenze. Murabona nibyo tukirimo turi kureba tubiregeza twe ko twabona uwari utwaye iyo modoka kugira ngo tube twaganira abe yatubwira icyateye iyi nkongi y'umuriro yatatse ino modoka. Kuko mubireba hari depanage ishaka kujyana ino modoka, turagera bano bagabo uko byagenda kose bakoresha depanage turi ko twavugana nabo. Abasaza mumeze neza? Murakomeye? Nta kibazo turakomeye. Murashima Imana? Turashima Imana. Basanze ahangaha hari inkongi y'umuriro yatatse imodoka biragaragara nyine yangiritse ku buryo bukomeye cyane. Ninde wari utwaye imodoka? Mwagerageje kumenya inkongi y'umuriro yaturutse kuki yatatse imodoka? Ntaho twabimenya kuko tuje dusanga natwe inkongi yabaye abapolisi bari kuzimya, natwe baduhamagaye tuza gutabara, ntabwo tuzi wari utwaye uwo ari we. Ntabwo muzi wari utwaye uwo ari we? Nta nubwo twamenye icyabiteye. Nimwegeze mumuciryera? Ntabwo twamubonye. Iyi modoka uko biragaragara rwose yangiritse ku buryo bukomeye cyane. Hari icyizere cy'uko izagaruka cyangwa byarangiye?
ikigaragara urabona ko yabaye scrap ese yakorwa koko ntabwo yakorwa ubu nyirayo niba adafite ubwishingizi bw'inkongi ubu yakuyeho ubu ngubu ni ukuvuga ngo mwaje gukura umwanda mu muhanda. ni ugukura ntabwo twahita umwanda kuko hakirimo amafaranga nagurisha scrap azayabona ntabwo tuzi rero uko azabigenzaho nyirayo. nawe usanzwe utwara imodoka? ndi umushoferi w'iyi BigTown. umushoferi w'idepanaje. nyuma iyo bigenze nka gutya imodoka ikatakwa n'inkongi y'umuriro, mu mategeko abagenga imodoka ateganya iki? iri imodoka araza kuviramo gutya gusa cyangwa? ntabwo numvise kubwira kukubwira iyo bigenze bitya imodoka nk'ingi ikagera umbwira ati ubungubu nyirayo yakuyeho nta gukoresha byabaho, iyo bigenze bitya ubungubu abahomba cyangwa hari ubundi buryo ashobora kuzishyura? iyo afite ubwishingizi bw'inkongi bushobora kumwishyura. Yari ntabwo arahomba yakikoreshereza yagurisha uko imeze ubwo niwe ufata umwanzuro. Irindi rero ntabwo twamenya bizakurikiraho, bizaterwa n'ubwishingizi afite. ugereranyije byabaye nka sangapi? ni mu kanya nta minota ishize. urebye ni nka saa sita buriya bibaye nka saa sita n'iminota irenga. hano ubwo polisi yabahamagaye yagejeje kubabwira icyaba cyateye ino nkongi se? yaduhamagaye ariko ntabwo nabo bari bamenye icyayiteye kuko ubu ngubu biracyari mu iperereza. ntabwo aka kanya byahita bimenyekana impamvu yabyo. murakoze cyane. yego nawe. Ahangaha turi kumwe n'umugabo imodoka yafashwe areba, reka atubwire uko byatangiye. Papa, muraho neza? muraho namwe? Murakomeye? Turakomeye. Inkongi y'umuriro yagenze bite, yatangiye ite kuri iriya modoka? ikoze kurusirikwa inyuma, afungura ibuta agira ngo akureho batiri, iragumya iracumba, yatse n'abantu kizimyamwoto, irakomeza iragurumana. Abonye inkongi ikomeje arayihunga, nta kundi yari kubigenza. Bazana n'itaka, urabona n'imifuka irahari y'itaka. Abantu bafashe kuzimya cyane biranga, ubwo iragumya iragurumana, kizimyamwoto nibwo yaje bigezemo hagati ihita iyizimya. Nuko kizimyamwoto ije igezemo hagati ihita iyizimya. Yatse nk'igihe kingana gito ugereranya? Oya, nta minota irenze 10 kuko kizimyamwoto mu minota nka 15 yari ihari. Kifatwa n'inkongi y'umuriro, umuntu wari uri mu modoka yahise abigenza ate? Yahise avamo cyangwa byafashe igihe kingana iki kugira ngo ave? We yabanje no kuyizimya, yavuyemo mbere irimo iracumba, arimo azimya nawe ubwe, nta muntu wakomeretse, nta n'ikindi kibazo cyabahise agenda ahita ajya ku ruhande kuko yari imaze kugurumana cyane itangiye guturika, nta kindi yari gukora. Yahise avamo n'ibyangombwa by'imodoka, nawe mwamubaza arahari. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Ariko bivuga ngo yahiye, ngo yacuye, yahomba. Nyine guhomba yahombye, hari udahomba nyine buriya siransi zamwishyura kuko si impanuka yamuturutseho, byaturutse ku kinyabiziga. Urakoze cyane. Nizere ko nta kibazo ufite wowe udukurikiye, ngira ngo kuri screen zacu muri kuhabona twari tuhagaze hano muri Feruje ziza kuri Rwandex, ariko ugana umuhanda werekeza Igikondo, niho twari turi ngira ngo mwabonye impanuka y'imodoka habereye n'inkongi y'umuriro yatatse, ariko twahageze polisi yahageze na kizimyamwoto irimo irazimya. Twagerageje kuganira n'abantu inkongi yatangiye
bahari cyangwa bayireba ntago twanyuzwa ariko twagize ngo tuganire na nyir'ubwite uwo byabaye ari mu modoka ayitwaye no mwanya niwe turi kumwe nawe ahangaha reka dutangiye tumwihanganisha tumubwire ngo pole sana. Ya bibaho urakoze cyane. Papa murakomeye mumeze neza cyane. Uri umupapa cyangwa ndaza kuba nibeshye? Ndi umupapa. Uri umupapa abana bangahe? Mfite umwana umwe. Ufite umwana umwe n'umudamu. Nyuma rero ibyo ngibyo ntago byo byanze ndi tutabitsindamo cyane ukoze impanuka y'imodoka ni inkongi y'umuriro yatatse imodoka yafashwe ryari ifatwa ite? Imodoka inkongi yabaye hagati mbega ni saa sita n'iminota 5 hagati aho. Urebye wari umaze igihe kingana gito uyigenza mu muhanda? Imodoka yari nzima. Yari imaze imodoka nayo ngiye kuyimarana imyaka 2. Nta kibazo yari ifite. Nta kibazo na kimwe yari ifite. Nuko rero ugeze hari ahantu Rwandex muri Feruje ugiye kubona inkongi yatatse. Wabonye bibaye gutyo nta bindi bimenyetso wari wabonye wumve ngo urashyushye urimo? Oya. Imodoka nta kibazo na kimwe yari ifite, nta bushyuhe. Nakoraga maintenance uko bishoboka, nta birometero byinshi yari yakagenze ngo mvuge wenda yangijwe nuko ishaje, yangijwe nuko yari ifite ibibazo bya moteri. Service nari nyikoze vuba. Buri munsi nakoraga checking y'amazi ya radiateur nta kibazo yari ifite. Sinzi. Hariya warugeze wavaga hehe cyangwa mwerekezaga? Nerekezaga i Nyamirambo. Mwerekezaga i Nyamirambo. Nuko rero mucyagera byatangiye. Twageze hariya mu muhanda nkuko bisanzwe umushoferi wari wese duhagarikwa na Feruje. Mu gihe rero dutegereje ko Feruje ziturekura nagomba guca igikondo nayo ukatangana kwa Mironko ngaca igikondo nkazamuka njye Nyamirambo. Ubwo nibwo nabonye ko mu modoka hari mu mwotsi ariko uri guturuka imbere. Ndahagarara njya kureba mbona ntago ari umwotsi gusa ahubwo ni umuriro. Ngerageza kuzimya, abantu baramfasha, kizimyamwoto turazikoresha biranga, ngerageza gukuramo ibintu bike byari birimo. Finally polisi iraza iradutabara irazimya, gusa nta bindi bintu byangiritse usibye imodoka wenda n'ibindi bintu byari birimo bike. Polisi yageze hashize igihe kingana gite biba? Ntago yarengeje iminota 15. Igihe bayihamagariye Fire Brigade yahisize rwose. Gusa ariko urumva inkongi y'umuriro nayo yari ifite imbaraga cyane. Bagerageje kuzimya kuko niyo batazimya wenda hari n'ibindi ku ruhande byari kwangirika badufashije. Nta n'umuntu wageze ugira ikibazo mwira modoka cyenda wabaye? Ninjye nari ndimo gusa. Niwe wari urimo gusa. Nta kibazo nagize. Urana n'ubu gutya nsa ni byagiye bintarukiraho biri gushya. Narwanaga no gukuramo ibintu bikeya gutyo nyine. Ariko nta wundi muntu wagize ikibazo. Turi kuganira n'abantu bari barabonga bari tubwira ati bura nyine arahombye. Ntago tubivuge mu buryo nyine turakubwira ngo pole. Guhomba ntago mpombye cyane. Wenda ndahombye kubw'izindi gahunda nari mfite no kuba zihagaze, ariko turatangira process ya assurance turebe wenda ikishobora kudufasha. Imodoka subwo irimo irashyibona inkongi y'umuriro wiyumva gute? Ibyo ni ibintu biri normal. Iyo uri muzima ukaba nta kibazo kindi ufite, imodoka ushobora kugenda no muzabandi. Hari na public transport nagenda no muri bisi, cyangwa se wenda haboneka n'ubushobozi nkagura n'iyindi. Nta kibazo gihari, nta kibazo gikomeye nari mfite. Numvaga gusa nshinye Imana ko mvuyemo ndi muzima, nta yindi modoka bigizeho ikibazo. Urumva ibintu nk'ibyo nibyo numvaga ndi gushima Imana, ariko ibindi byo
sha ni ibisanzwe, ni nk'uko nawe ushobora kubona iyo mikrofone yawe wenda ikagwa hasi ikameneka, birashoboka ariko si byo nkwifurije, ariko bibaye se warira. Oya bibaye nta kundi nabyakira uko byaje. Nyuma rero uko imodoka bigaragara bari kureba ku mashusho yacu, bari kureba uko imeze. Ngubu wavango wajyana muri garage bakagira icyo bayikoraho. Oya yabaye dekarase, byarangiye. Buriya byarangiye. Hanyuma ukuratwira buriya harakurikiraho iki? Urumva polisi kwanza iri muri anketi, batangiye process yatangiye. Ejo ndajya kubareba dutangire, nimva muri polisi nzajya muri assurance ya, ndumva ari uko nguko process zigomba kugenda. Nta kindi nta kidasanzwe, ni nkuko wagira impanuka ku muhanda, ni ibintu biri aho ngaho. Nta kibazo gikomeye gihari. Ya tuzakomeza dukurikirane ino nkuru bure uko bizajya bigenda, muzajya mugenda mutumenyesha. Sha urakoze. Sasa mutubwira tuzatubabaza. Nta kibazo. Twebwe twari BigTown TV. Murakoze. Njye nitwa Patrick. Ewe witwa Patrick. Turabakomeje cyane kandi mukomeze kwihangana. Oya nibwo nakomeza kubisubiramo kubera ari njyewe nakubyakira byangora pe. Ngiye ndi kubitekereza nakishyira mu mutwaro wawe nkumva biranze kubyakira. Oya kubyakira ni ngombwa. Hari ibintu uragereranya ubuzima bwawe, ikinyabiziga ntabwo ari ibintu wagereranya ku buryo wahita umutwe ngo ndahombye cyane bikabije. Akazi turacyakomeza gushakisha, Imana nica inzira tuzongera tubona indi, cyangwa se nibidakunda tuzatega bisanzwe tugende n'amaguru. Oya mu izina rya Yesu ndi umukozi w'Imana. Nuri umukozi w'Imana. Abantu bari kudukurikira muri hangana, ari guhamagarwa na telefone nyinshi na Yari kuva kare mbyumva kabisa, ari namubwira pole abamubaza se nibyo, ariko nyine nibyo. Oya nta kibazo man, nta kibazo kabisa. Ikiba cyose Imana ibikizi. Icyatumye ntahira mu modoka nicyo cyatumye ishya noneho. Warubizi? Cyatumye udahira mu modoka nicyo cyatumye ishya. Noneho icyatumye ishya nicyo cyatumye ntahira mu modoka. Uri kubyumva? Nakumvise. Nshobora kubiriya wenda igiye ariko hari iyindi nziza igiye kuboneka. Ntawamenya. Nawe urumwe mu bizera, hari abantu bavuga ngo hari igihe Imana igiye kuguha ikintu, hari ibyo ibanza kukwambura kugira ngo iguhe ikindi kiza kirushije bya bindi wari ufite. Ntaga njye ari ubwo buryo mbivuzemo, kuko nk'imodoka ushobora gutunga ebyiri, ushobora no gutunga imwe, ushobora no kuba ntayo ufite kandi ubuzima bugakomeza, sibyo? Ariko kuba yagiye nayo mfite assurance, ubwo ndategereje wenda turabyizeye bizagenda neza. Nta kibazo gikomeye. Ariko byose biba Imana ibizi. Nta kibazo rwose. Hari nk'umuntu yitwaye nka kuriga yatariye iba itariye. Okay, wenda uvuze ko wenda mbaye nayihaye umuntu igashya nka kuriya wayihaye umuntu, we bibaye ari wowe nyirayo uyibereyemo, uyihaye nk'umuntu buriya igashya byagenda biti? Twese turi abantu. Twese turi abantu. Urumva kuba imodoka yari yanjye ntago ari kesi iremereye, no kuba yaba itari yanjye undi muntu bikamubaho, icyaba kiremereye cyane nuko yaba yahiriyemo, sibyo? Rero ndumva nta kindi gikomeye kuri njyewe. Umuntu abaye ari muzima, imodoka yahiye, ni nk'uko ubu none habimbayeho. Ndumva nta kidasanzwe. Turagushimiye ku mwanya wa BigTown TV, twaje tubaza abari bari aho ngaho tutarakubona, ariko ni byiza ubwo tubonye amakuru mpamo tuyagukuyeho, reka tukubwire ngo urakoze cyane kandi tukubwire ngo ukomeze kwihangana, nubwo bambwiye ngo nta kibazo, ariko nje mu mutima ndikumva hakirimo ikibazo. Oya ikibazo nyine urumva hari shortage yabayemo, wenda akazi nari ngiyemo n'ibindi modoka yamfashaga, ariko iyo yanze uhita wiyaranje ugafata B. Ubwo imodoka ishaka kwanga ugatekereza ukuntu uzajya uzinduka mu gitondo saa 10 ukagenda n'amaguru wenda kugira ngo
utubazo dukemure hakiri kare. Yego nta kibazo kiremereye kirimo. Ikizima ni ukwiyakira. Madamu yamenye ko byabaye? Yarabizi. N'umwana? Umwana ari ku ishuri. Umwana ari ku ishuri. Madamu yabyakiriye ate? Abadamu ntabwo bakunda kugira imitima ikomeye cyane. Twavuganye yambajije niba ndi muzima ndamubwira nta kibazo kandi n'imodoka yamaze kuyibona uko imeze. Yayibonye tayari. Yayibonye. Nta kibazo gihari. Okay, nawe reka tumubwire akomere. Nta kibazo rwose, murakoze. Patrick turagushimiye cyane. Merci aussi. Imana ikomeze kugukomeza. Yego namwe. Yego. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane mukomeye abari bakurikiye ino nkuru kuri BigTown TV. Twari hano igikondo mwayibonye n'impanuka y'imodoka yabereye yatakwa n'inkongi y'umuriro, ariko nkuko twabibabwiye imodoka ya polisi yahise ihagera ikora ubutabazi bwihuse. Twagerageje kuganira n'abantu mwagiye mubona twaganiriye nabo batubwira uko inkongi y'umuriro yatangiye, ariko amahiye cyangwa se by'amahirwe twaje guhura na nyiri imodoka atubwira uko byagenze byose. Ngira ngo mwabikurikiye, reka ngushimire wakurikiye BigTown TV. Kora subscribe kugira ngo inkuru nk'izi ngizi zijye zikugeraho, kandi ufite n'inkuru ushaka kudusangiza cyangwa se indi nkuru idasanzwe nk'iyi ngiyi ushobora kuduhamagara kuri nimero zacu aho ngaho ziba zihari kugira ngo natwe dukore ubutabazi bw'ibanze cyangwa se ubutabazi bwihuse cyane. Murakoze cyane. Yari Albert Niyonsaba kuri kamera. Aya mashusho twari turi kuyafatirwa na Kaibro kugira ngo muyabone neza cyane, ndetse n'aya majwi muri kumva niwe uri kudufasha kugira ngo bigende neza. Ciao ciao, turi kumwe cyane.